Ah, ibihe byiza mwese mukunda gukurikira channel ya David TV Rwanda, channel ya Teacher David TV Rwanda. Uko mubizi intego yacu ni ukumenya byinshi kuri telefone, ni ukumenya byinshi ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ni ukumenya byinshi ku tuntu tw'ubwenge, utuntu n'utundi. Niba uri mushya ndagushishikariza kubanza gukora subscribe. Urabona ko turacyari bashya, nibwo twafungura channel, iracyari nshyashya rero. Content zirahari, ibiganiro byinshi byiza byagufasha kumenya telefone yawe yose birahari. Uyu munsi rero ngufitiye agashya. Wari wajya kuri profile yawe yo kuri Facebook ugasanga bagutaginzeho ibintu bibi cyane, nawe wabibona ukumva rwose ubaye ashamed cyane. Ibyo bintu rero ndaje ngo tubihagarike. Urafungura ino application yawe ya Facebook nk'ibisanzwe. Ndagushishikariza gukora subscribe, wowe utarakora subscribe, kugira ngo tujye tubana. Nibwo twaza gusa tugiye gukora ibintu byinshi cyane kandi mu gihe gitoya. Uramenye rero ukore subscribe, ibiganiro nk'ibi by'ubwenge bitazagucika. Ndabanza mbereke kuri profile picture yanjye ko nabikuyeho. Ibyo bintu nge nabikuyeho kuko narabibonye nanjye numva ndikanze, kandi nzi ko biri restricted kuri Facebook. Murabona ko post zihari ziri kuri timeline yanjye, post zihari nizanjye gusa, ninjye wazipostingiye. Nawe rero ngiye kukwereka ukuntu timeline yawe igomba kuba controlled nawe gusa, akaba ari wowe uyigenzura, ikaba iriho ibikorwa byawe gusa. Uraza nk'ibisanzwe ukande kuri utu turongo dutatu turi hano mu nguni. Numara kudukandaho tegereze gatoya. Wowe ikintu urakora urascrollinga telefone yawe, uscrollinge. Numara guscrollinga uraza kuri aka kantu kitwa settings hano, uhakirike. Numara kuhakirika utegereze. Numara gutegereza biraza, urabona ibintu bifungutse gutya, urabona ama features menshi. Urabizi ko muri settings hose byose niho bibera muri settings. Iyo wabikoze nabi birapfa nyine. Murabizi ko na telefone umutima wayo ari setting, kuko ibyo uyihaye nibyo ikora. Turaza hano turascrollinga. Mwabibonye ko na scrollinze. Niturangiza tuze hano kuri aka kantu kitwa audience and visibility. Hano hantu nuhagera urasanga handitse ngo control who can see what you share on Facebook. Urabona ko hano byose niho bibera. Ikintu ugiye gukora rero, wowe urascrollinga. Ibi byose ni ibintu nabakoreraho video, kandi ni ibintu by'ingenzi cyane. Murabona ko dufite ino profile details, professional mode, how people find and contact you, posts, stories, pages, reels, followers and public content, profile and tagging, blocking, active status. Twebwe rero iyo tugiye kurebaho ni iyi ngiyi niyo tugiye kurebaho. Nukenera ko na ziriya zose tuzirebaho, uranyandikira muri comment umbwira ati
umbwire iyo wifuza ko tuvugaho. Ubwo rero ikintu turakora turaza tuyikirikeho. Nitumara kuyikirikaho murabona ko tugeze muri fiti nyinshi. Viewing and sharing. Ahangaha hano haranditse ngo who can post on your profile. Who can post on your profile? Ni bya bindi byo gutaginga, ni ba bantu bagusharinga kuri timeline yawe ibintu byose biboneye bakabigusharingira kuri profile yawe, timeline bikagaragaraho. Uraza ahangaha wowe urasangaho public, wowe urasangaho public, please, wowe urasangaho public. Murabona ko dufite uraza gusangaho urasangaho friends, usangeho na only me. Wowe urasangaho friends, ikintu urakora uraza gushyira hano kuri only me, only me. Nurangiza ushyire kuri only me. Numara gushyira kuri only me, urongere uze hano who can see what other post on your profile. Ninde ushobora kureba ibyo abantu bashyize kuri timeline yawe, naho uraza uhakirike. Numara kuhakirika urasangaho possibility nyinshi. Hari everyone, friends of friends, inshuti zanjye, urumva, friends, inshuti zanjye, friends except specific. Ni ukuvuga ngo uraza ushyireho hano kuri only me. Numara gushyiraho kuri only me, hari akandi ka gatatu kavuga ngo allow others to share your post to their stories. Kariya nta kibazo. Twageze kuri ya poet ikomeye, inakomeye cyane ugomba kwitondera. Who can see post you are tagging in your profile. Hano urashyiraho public, urashyiraho only me. Urakirika kuri aka ga fresh, nurangiza ushyireho only me. When you are tagging in a post, who do you want to add to the audience of the post if they can not already see it? Urashyiraho naho only me. Numara gukora ibyo bintu uraza aka kantu nako ugafungure, aka nako gafungure. Urasanga uvuga ngo wowe urasanga kameze gutya, urahita ukagira gutya gafunguke. Noneho hano naho hari akandi kantu kavuga ngo let anyone mention you. Ahangaha hano naho uragafunga, kano kantu uragafunga, aka uragafunga, please uragafunga. Nukuvuga ngo wibuke gukora share, ukore like nibi bikorwa dukora bikuryohera cyangwa se bigufasha, ukore subscribe. Wibuke gukora ka subscribe, ukore kuri iyo nzogera kugira ngo uko dukoze upload ya video nshyashya irimo ibintu by'ubwenge ujye uba wa mbere mu kuyibona. Ndumva setting yacu yo gutaginga, yo guhagarika biriya biposte bibi cyane, ibi poste utazi aho biturutse. Ndumva video yacu araha irangiriye. Wibuke gukora subscribe, wandike muri comment icyo wumva twakurikizaho, wandike muri comment icyo wumva twagukorera, ndetse wandike muri comment n'icyo wabonye kitagenze neza,
kugira ngo ubutaha tuzagikosore. Icyo uri kubona kitagenda neza, please twandikire muri comment kugira ngo tumenye ko turi kumwe. Ubutaha nituza tuzagikosore.